Nshimira Imana kongera gusangira n'ubwoko bw'Imana n'abana b'Imana ijambo ry'Imana ni iby'igiciro. Data turagushimiye, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru, turagushimiye kuko ukiranuka byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Rero twongeye kuboneka imbere yawe tuganira iby'ubwami bwawe, izina ryawe nirishimwe. Ndasenga kugira ngo ubwenge n'umutima n'ibitekerezo bya buri wese bifungukire kumva, gusobanukirwa ndetse no kwakira, kuko hari igihe twumva tukumva ariko ntidusobanukirwe, cyangwa twasobanukirwa ntitunakire, bigaca mu gutwi kumwe bikasohokera mu kundi. Ariko ndasenga kugira ngo imbuto igiye guterwa ibe imbuto itewe ku butaka bwiza, kugira ngo izere nyinshi, kandi ngo ibyo ni byo bihesha icyubahiro Data. Ni ku ijambo ryawe rimbwira muri Yohana 15:8 ngo mwere imbuto nyinshi, ngo kubyo ari byo bihesha icyubahiro Data. Reka rero ijambo rigiye kuvugwa hano hantu ry'ubwami bwawe rizera imbuto mu mitima y'abana bawe, kandi imbuto nyinshi, kugira ngo icyubahiro cyawe gikomeze kuganza, kuko ari cyo waturemeye kandi ari cyo tubereyeho. Urakoze rero, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Umwuka wera uvugane n'ubwoko bwawe, jyewe nkubere igikoresho, aba ari wowe wo kuvuga, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Urakoze nyakubahwa, urakoze nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amen. Haleluya. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Turi mu kwezi ko kurasirwa n'umucyo w'Imana. Imana yacu nishimwe kandi ishyirwe hejuru. Buriya Imana kugira ngo iduhe ukwezi kwitwa gutya, kwagambiriweho imirimo yo kurasirwa n'umucyo w'Imana, ni ibintu bikomeye. Buriya Imana iba yarebye ikabona ibyo tubura n'ibyo dufite n'ibyo dukwiriye, bikaba ngombwa ko igira ikiduha n'uburyo tugomba kukigenderamo. Kuduha ni bimwe, kubigenderamo ni ikindi. Ndakwifuriza kugendera mu mucyo w'Uwiteka muri uku kwezi, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rero icyo tugiye gusangira muri uyu munsi ni ukugira ngo tugire gusobanukirwa umucyo w'ukuri. Gusobanukirwa umucyo w'ukuri niryo jambo turi bwigane, niryo jambo turi busangire. Gusobanukirwa umucyo w'ukuri. Ikintu cyose aho kiva kikagera muri iyi si y'abazima kigira agaciro ari uko umuntu amaze gusobanukirwa, amaze kubona ubusobanuro bwacyo. Iyo utaramenya ubusobanuro bw'icyo kintu, rimwe na rimwe cyangwa kenshi ugikoresha nabi, ntikikubyarire umusaruro cyagombaga kubyarira. Kubera iki? Kubera ko utamenye ubusobanuro ngo umenye no guhagarara mu nzira y'icyo kintu ubwacyo, icyo ari cyo n'icyo kigomba kukumarira. Niyo mpamvu rero dukwiriye kumenya neza ubusobanuro bw'umucyo no kurasirwa n'umucyo, ubusobanuro bwawe ku giti cyawe, kugira ngo umenye umumaro umucyo ukumariye ku giti cyawe, cyangwa n'icyo umucyo umaze muri rusange. Kuko iyo umaze kumenya icyo umucyo umaze muri rusange, bikorohera kugira ngo wirebe ukurikije ibya rusange, ngo urebe niba nawe bikugaragaraho, niba nawe bikugarukaho. Wasanga ku ruhande rwawe bitaboneka, ukamenya ko hari ikitagenda ku ruhande rwawe, ukwiriye gutunganya, ukwiriye gushyiraho, ukwiriye gusobanura. Imana yacu rero ihabwa icyubahiro. Ukwezi ko kurasirwa n'umucyo w'Imana. Ahangaha dukwiriye kumenyamo ibintu bitatu by'ingenzi numvise nyoborwa, ahari tutari busobanurire rimwe uyu munsi, ariko nizera ko Imana izatugirira neza tukabisobanura. Ese umucyo w'Imana usobanuye iki? Aricyo tugiye kurebaho uyu mugoroba cyangwa uyu munsi. Ese uwo mucyo uturasira ryari? Uwo mucyo uturasira ryari? Haleluya. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Ikindi kibazo tubasha kwibaza, kubera iki dukeneye kurasirwa n'umucyo w'Imana? Kubera iki dukeneye kurasirwa n'umucyo w'Imana?
umucyo uturasira ryari, kuki dukeneye kurasirwa n'umucyo w'Imana. Ibibazo rero uko ari bitatu nitubasha kubisobanukirwa, ni ukuri uku kwezi ko kurasirwa n'umucyo w'Imana kuraza kutubera ukwezi kudasanzwe, n'ukwezi k'ubutabazi budasanzwe mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri bufatika. Umucyo w'Imana rero usobanuye iki? Dusome ijambo ry'Imana riri muri Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 5. Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo waho wa 5. Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 5 haravuga ngo, ubu nibwo butumwa twumvise buvuye kuri we, tukabubabwira, yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Haleluya. Yuko Imana ari umucyo, kandi ko muri yo hatari umwijima na muke. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Dusomye iri jambo turabona neza ko umucyo turiho turavuga, umucyo ugomba kuturasira, atari umucyo nka wa wundi umurika ahantu hatabona, ya sitimu, ya buji, ya tara, ya mashanyarazi abasha kumurika, cyangwa ukwezi cyangwa izuba bishobora kuba byamurika. Imana yacu yahabwa icyubahiro, tukabasha kubona, tukabasha kureba. Hano baratumenyesheje neza cyane umucyo uwo ari wo, icyo bashushanya nk'umucyo muri iri jambo ry'Imana. Baratubwiye ngo Imana ari umucyo. Imana ni umucyo. Urumva ngo Imana ni umucyo, icyo ngicyo ugishyiraho akarongo ko Imana ni umucyo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Rero mu yandi magambo, niba urasiwe n'umucyo, ni ukuvuga ngo Imana yakugezeho. Imana yacu ishimwe. Imana yakugezeho. Imana niyo mucyo. Amen. Imana niyo mucyo. Baratubwira ngo Imana ni umucyo, bikoreshwa mu buryo bushushanije hagenderewe kwerekana ko mu Mana nta kibi na kimwe kiba muri kamere yayo, nta karengane kaba muri kamere y'Imana, nta cyaha kiba muri kamere y'Imana. Imana rero irakiranuka. Ese gukiranuka kw'Imana ni iki? Ari nako tukeneye natwe nk'abana b'Imana kubona gukiranuka kw'Imana. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Gukiranuka mu Cyongereza baravuga ngo ni righteousness. Ni ukuvuga ngo harimo right, harimo kuba right, kuba utunganye, kuba uhagaze ahatunganye. Rero gukiranuka mu by'ukuri tubikoresha mu buryo bwo kuvuga ngo reka nibe sinkore gutya, sinkore gutya. Ariko mu by'ukuri gukiranuka ni ukuvuga ngo mpagaze mu mateka n'amategeko ni amahame byose by'Imana. Mpagaze mu mateka, mu mategeko, mu mahame byose by'Imana. Aho ngaho niho wavuga ngo urakiranuka. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Reka twongere dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani 6:23. Imigani 6:23. Migani 6:23 haravuga ngo, kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Amen. Haleluya. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo. Haleluya. Kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Amategeko nayo ashushanywa n'umucyo. Hano hejuru
twabonye ko Imana yacu ikiranuka, Imana yacu ni umucyo, kuko muri kamere yayo nta gukiranirwa namba kuyibamo. None hano munsi baratubwiye mu Migani 6:23 ngo amategeko ni umucyo. Haleluya! Amategeko ni umucyo. Mu yandi magambo wavuga ngo Imana n'amategeko biri hamwe. Imana n'amategeko yayo biri hamwe. Aha rero ndashaka kukubwira ngo Imana niyo yashyizeho amategeko ubwayo. Nta muntu Imana yigeze igisha inama mu gushyiraho ariya mategeko yayo. Turabizi neza mu gihe cyo kuva Mose azamuka ku musozi guhabwa amategeko 10, bya bisate bibiri byari byanditseho amategeko. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo byari byanditsweho n'urutoki rw'Imana. Ni ukuvuga ngo byari iby'Imana, byari ibyo mu bushake bw'Imana, byari gahunda y'Imana. Nta nama yabanje kubaho ngo batore amategeko nk'uko dusanzwe tubibona mu buzima busanzwe. Ntabwo byashobokaga, kuko ubundi mu bwami umwami ijambo rye rihinduka itegeko. Rero Imana yacu ni umwami, ijambo ryayo rero rihinduka itegeko. Haleluya! Ijambo ry'Imana rihinduka itegeko. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana muri Zaburi riratubwira ngo ijambo ry'Imana ni itabaza. Haleluya! Ni itabaza ry'ibirenge byawe. Rero ijambo ry'Imana rihinduka itegeko. Niyo mpamvu Imana ntabwo yabasha kwihandagaza ngo ikubwire ikintu. Hari igihe abantu bavuga kubera iki Imana itamvugisha, yewe jyewe ngiye mu masengesho, Imana imvugishe, numva icyo Imana imbwira. Inshuro nyinshi ryayo kugira ngo iryo abe ari ryo wumva, kuko icyo Imana ivuze gihinduka itegeko. Rero Imana iyo yavuze irabizi neza ko bihita bihinduka itegeko. Niyo mpamvu muri yo nta gukiranirwa kubamo, kuko ntishobora kurivangira, ntishobora kuvuga ngo amarangamutima. Ntabwo ku Mana biba 100%. Bivuga ngo icyo yavuze ni itegeko, iryo tegeko rigomba kubahirizwa. Imana yacu ishimwe. Urabibona mu ijambo ry'Imana aho Imana yavuze ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe atware ibiri mu isi n'isi yose, mu Itangiriro 1:26. Hanyuma mu Itangiriro igice cya 3 hakabaho ko wa mwana w'umuntu abyangiza, abyica. Ariko Imana ntihite ivuga ngo ke noneho ko mubyishe reka nze, n'ubundi najyaga nza kubareba, reka mpite nza cyangwa mpite nohereza umwana wanjye aza bibemo, aza bikoreho. Oya, Imana yabanje kuvuga ngo hari ibyo nari navuze yuko umuntu naremye mu ishusho yanjye, afite muri we umwuka wanjye, yambaye umubiri, uwo ni we agomba gutwara isi. Bisaba Imana kongera gukora iyindi plan, nubwo yari yarabiteganije ikarema umugore imuhaye ingore atazigera ahura n'amaraso y'umwana, ko yari izi ko izongera ikaza mu isi iciye mu mugore yaremye, ikaza ariko amaraso y'uwo mugore ativanze n'amaraso yayo, kugira ngo ize noneho muri bwa buryo yari yaravuze, ize noneho gucungura, ize gutabara yasi, cyangwa gutabara ba bantu yari yamaze kwaturiraho ko aribo bagomba kuyobora iyi si, aribo bagomba gutwara isi. Rero urabona ko Imana ntabwo yiteguye kwangiza cyangwa guhindura amategeko yayo. Ryabaye itegeko, kandi nayo ubwayo ntishobora kurengera, ntishobora kurirenga hejuru. Iyo turebye muri Yeremiya igice cya 1 ku murongo wa 12 haravuga ngo maze Uwiteka arambwira ati waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze.
Yeremiya igice cya mbere ku murongo wa 12, ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Ni ukuvuga ngo Imana rya jambo yavuze, urebe gukiranuka kw'Imana ukuntu ari ibintu bikomeye cyane. Gukiranuka kw'Imana kurakomeye. Iyo utekereje Kristo Yesu ari mu isi, abona amafuta ahakorerwa, abona ibibazo bihari, ariko igihe cyateganijwe, igihe aziranyemo n'Imana ntagomba kukirenga. Niko ijambo ry'Imana ryavuze. Icyo aho ryavugiye niho bizasohorera. Uko ryabivuze niko bigomba gukoreka. Imana yacu turengere kandi tugire neza. Rero Imana irera irakiranuka, niyo mpamvu Imana igereranywa n'umucyo. Bavuga ko Imana ari umucyo. Ni mu buryo bushushanije, ariko ni mu buryo bwo kukubwira ngo umucyo ni cya kintu kitagira inenge. Umucyo ni Imana, kuko niyo itagira inenge, itagira cya kindi cyayiteranya nawe cyangwa cyayiteranya n'undi wese. Amategeko yayo n'imera kwayo niyo kwera kwayo. Uwo ni umucyo w'Imana. Muri Yohana 1 ku murongo wa 9, Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, Yohana igice cya mbere umurongo wa 9, haravuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Haleluya. Turiho turareba ngo gusobanukirwa umucyo nyakuri. Uwo mucyo niwe mucyo ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Haleluya. Aha iri jambo muri Yohani wa mbere, uziko Yohani wa mbere umurongo wa 9, uziko bavuga kuri Yesu ngo mbere na mbere yari jambo uwo yabanaga n'Imana, uwo kandi yari Imana. Rero barakomeza bavuga kuri Yesu ku gice ku murongo wa 9, akavuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Aha naho baje kutwereka ko Yesu Kristo nawe ari umucyo. Haleluya. Yesu Kristo nawe ni umucyo. Nawe biragaragara mu buryo ushushanije bamugaragaza nk'umucyo, ariko nawe muri kamere ye, nubwo yambaye umubiri akaza mu isi, yari Imana, yari afite umwuka w'Imana muri we, ari Imana, ariko yambaye umubiri nk'uwo twambaye. Ariko nubwo yari yambaye umubiri nk'uwo twambaye, ntabwo yigeze yiyandurisha icyaha cyangwa kugoma ku Mana. Oya, yakomeje guhagararana n'Imana, to be aligned with God. Hallelujah. You have to be aligned with the law. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Tugomba guhagarara mu mategeko y'Imana. Yesu yahagaze mu mategeko y'Imana. Yesu yahagaze mu kumvira Imana mu buryo bwose. Iyo yavugaga, yaravugaga ngo ibyo mvuga nibyo numvanye Data, ibyo nkora nibyo nabonanye Data, ntacyo nakora Data atariho kimbwiye, ntaho najya Data atari uhambwiye. Mbese byose byahoraga bizana Data. Kubera iki? Kubera ko ntacyo yagombaga gukora kinyuranije n'ubushake bwa Se. Haleluya. Kinyuranije n'ubushake bwa Se ntibyashobokaga. Niyo mpamvu nawe bagaruka bakatwereka ko Yesu Kristo nawe ni umucyo. Haleluya. Yesu Kristo nawe ni umucyo. Yabaga mu mategeko, amahame n'amateka by'Imana. Ntabwo yashoboraga guca ukubiri n'ibyo ngibyo. Rero nawe tubona ko nawe ari umucyo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Tugiye muri Zaburi ya 27 ku murongo wa 1. Zaburi ya 27 ku murongo wa 1, Zaburi ya Dawidi, havuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde?
Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye. Ninde uzampinza umushyitsi? Imana yacu yahabwa icyubahiro. Dawidi nawe aje noneho gushimangira neza, we yari yarabisobanukiwe, ariko uriya mugabo ndamukunda cyane. Uriya mugabo yari umukozi w'Imana ukomeye cyane, yari yarasobanukiwe. Dawidi yari umwami, ariko yari azi ko Uwiteka ari we mucyo we. Igihe abandi bakomeye bumva imbaraga zabo ariho mucyo wabo, imbaraga zabo ari ko gukomera kwabo, amafaranga yabo ari ko gukomera kwabo, ari bwo burinzi bwabo, ari byo bigomba kubarengera no kubatabara. Ariko Dawidi we ati Uwiteka ni we mucyo wanjye n'agakiza kanjye. Uwiteka ni we mucyo wanjye nabona, ariko nanjye uwo mucyo uzanjye, nzaba mu byo imbwira, wa mucyo wayo ungereho undengere. Niyo mpamvu avuga ngo nzatinya nde? Haleluya! Ninde wampinze umushyitsi? Ko umucyo w'Uwiteka ari wo mucyo wanjye. Haleluya! Ni nkaho yavuze ngo gukiranuka k'Uwiteka niko gukiranuka kwanjye. Nzahagarara mu ruhande rw'Uwiteka, nzagendera mu nzira ze, nubwo ntabwo sinzarambarara, ndamufiteho umutabazi, azandengera mbyutse, kandi nukuri azambabarira, kandi nukuri azangirira neza. Nanampana azampana ariko ntazanyica, azongera ashyire mu nzira ngende. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Dawidi rero ahangaha aratwereka uburyo we yumvaga Imana ye ari byose kuri we, akumva ko mu gihe azahagarara mu mwanya w'Imana, mu nzira y'Imana, nta kigomba kumutera ubwoba, nahagarara mu gukiranuka kw'Imana ye kose, nk'uko Imana ibishaka. Umucyo, twabonye ko Imana ari umucyo kubera ko ikiranuka muri kamere yayo burundu, kandi tukabona ko amategeko y'Imana nayo ari umucyo. Tukongera tukabona ko na Kristo Yesu yaje yambaye umubiri, ariko ari Imana, afite umwuka w'Imana, nabyo byamuhinduye nawe aza ari umucyo, kandi umucyo ugomba kutumurikira twebwe abo yacunguye n'abo yatabaye. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero ahangaha dukwiriye kumva neza no gusobanukirwa ko umucyo ikinyuranyo cyawo ni umwijima. Ikinyuranyo cy'umucyo ni umwijima. Dawidi rero ati Uwiteka ni we mucyo wanjye, ntabwo nagenda mu mwijima, ntibishoboka, kuko Uwiteka ni we mucyo wanjye, azamurikira ye, ni we mucyo wanjye. Irindi jambo ryatubwiye ngo itegeko nitabaza. Haleluya! Itegeko nitabaza, kuko itegeko niryo rimurika aho byagenze neza, niryo rimurika aho byapfuye, niryo rimurika habaye umwijima. Itegeko niryo rigenda rimurika, ni nk'isitima igenda ireba muri kamere yawe, mu bugingo bwawe, mu mibereho yawe. Isitimu igenda imurika. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. N'iki rero kiranga ahatari umucyo? N'iki kiranga ahatari umucyo? Twamaze kubyumva umucyo wari wongera twabisobanukiwe. N'iki kiranga ahatari umucyo? Tubyinjiramo cyane, ariko turabimenya kugira ngo bikomeze bidufasha. Itangiriro rimwe ku murongo wa 2 n'umurongo wa 3. Itangiriro, isi yari itagira ishusho, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Haleluya, amen. Imana yacu ihabwa icyubahiro.
ikintu cya mbere kigaragara ahatari umucyo. Tugaruke tubone ko umucyo twabonye, umucyo ni iki? Umucyo ni Uwiteka, ni umucyo, amategeko yayo ni umucyo, Kristo Yesu ni umucyo, ijambo ry'Imana ni umucyo. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Noneho ngo hano isi yari itagira ishusho, nta shusho yari ihari. Bigaragara yuko aho ngaho twabonye ko n'Imana kugira ngo igire ikindi kintu ikora, yabanjirije kuvuga ngo habeho umucyo, habeho umucyo. Rero ni ukuvuga ngo iyo si yari iriho nta mucyo, bivuga ngo isi yari iriho nta kubaho kw'Imana kwari kuri aho hantu. Mu yandi magambo, kuvuga ngo Imana ni umucyo, ni ukuvuga ngo kubaho kw'Imana ni wo mucyo, presence y'Imana ni wo mucyo. Rero ku isi nta presence y'Imana yari ihari. Wambwira ngo none se ko batubwira ngo umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi? Umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi, ariko nta burenganzira yari afite bwo kugira icyo yakora. Hagombaga gutegerezwa Data wa twese uri mu ijuru agatanga go ahead, agatanga ko hari ibigomba gutangira gukoreka. Nta presence y'Imana yari iri ku isi. Niyo mpamvu batugaragariza ko hari umwijima. Haleluya. Noneho ngo nta shusho isi yari ifite, bisobanura ko iyo Imana mudahagararanye, iyo Imana idahari, iyo Imana itabirimo, nta shusho bigira. Haleluya. Iyo Imana itabirimo nta shusho bigira. Imana yacu idutabare. Ibi ngibi ntibyabaye ku isi gusa hariho kuremwa, habaho kuremwa kw'ibintu byabaye mu isi, ariko umenye ngo ku isi Imana, kubaho kw'Imana ni kwari guhari. Rero nawe muri bya bindi byawe uzamenya ko uzabona desordre, ubona akavuyo, ubone kabisa nta shusho bifite. Ubwo rushobora kuba nta shusho rufite, ibintu imirimo ukora ishobora kuba nta shusho ifite. Kubera iki? Kubera ko nta kubaho kw'Imana kuri muri ibyo bintu. Imana yacu idutabare. Icya kabiri, ngo yariho ubusa busa, yariho ubusa busa. Ahatari umucyo rero nta buzima buhari, ahatari umucyo nta kera, ahatari umucyo nta kibaho. Imana yacu turengere. Ahatari umucyo, aho kubaho kw'Imana kutari, ibintu byose biragwingira, birahenebera, nta kibaho, nta gihari. Imana yacu idutabare. ngo isi nta cyari kiriho, ntabwo byashoboraga kubaho nta kubaho kw'Imana guhari. Rero mwene data, kontrola mu byawe, umenye ngo ariko muri ibi bintu ndimo harimo kubaho kw'Imana, harimo kubaho kw'Imana. Ko ndeba nkora aha ntibyemere, nakora hariya ntibyemere, nasubira ntibyemere, aho haba harimo kubaho kw'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibi ni ibintu bigomba kudufasha kugira ngo tumenye niba umucyo uri mu byacu cyangwa nta mucyo urimo. Hari umwijima. Birumvikana neza ko twabonye ko ikinyuranyo cy'umucyo ni umwijima. Ikinyuranyo cy'umucyo n'umwijima cyo wari uhari, kubaho kw'Imana nta nyine. Ari nawe yateza ko ibintu bitagira icyerekezo, bitagira ishusho. Ariko noneho Imana irangije iravuga ngo habeho umucyo. Mu yandi magambo ni nk'uko Imana yavuga ngo isaha irageze, igihe kirageze, ndaje, ndahari. Noneho ibintu bigiye gutangira kugenda neza. Mwene data, reka nkubwire, icyambi uyu munsi
imana ikakubwira ngo habeho umucyo. Haleluya. habeho umucyo muri bizinesi yawe, habeho umucyo muri kakazi, habeho umucyo mu rugo rwawe, habeho umucyo mu bitekerezo byawe, habeho umucyo mu byo wibwira, habeho umucyo mu ntekerezo zawe, habeho umucyo. Iyo kubaho kw'Imana kwabayeho, nta ndwara, nta nduru, nta guhangayika. Iri shusho habayeho ko habaho kumvira, habaho guhagarara mu mategeko y'Imana, guhagarara mu mateka y'Imana, guhagarara, habaho, haleluya, mu mahame y'Imana. Bigira ishusho. Imana yaje ihabwa icyubahiro. Ndasenga ngo uyu munsi kubaho kw'Imana kube mu byawe, kubaho kw'Imana kube mu mutima wawe, kubaho kw'Imana kube mu bitekerezo byawe. Urakoze rero mwami, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru mu izina rya Yesu, amen.